Umwijima ni rumwe mu ngingo eshanu z'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Izindi ngingo enye ni ubwonko, impyiko, umutima n'ibihaha. Ntibivuze ko izindi ntacyo zimaze, gusa izi nizo zigira imikorere iyobora indi mikorere y'izisigaye. Muri rusange kanseri ni indwara iteye ubwoba kandi ihangayikishije. By'umwihariko kanseri y'umwijima iri muri kanseri zica, dore ko ku bayirwaye 1/2 bahitana. Iyi kanseri iterwa n'impamvu zinyuranye, muri zo twavuga umwuka uhumanye duhumeka, kurya ibyatewe imiti yica udukoko utabironze, kuryagagura, kurya nijoro ugahita uryama, kubatwa n'ibyo kurya mvaruganda, kuba urwaye indwara ya hepatite n'ibindi. Uretse ibi kandi, kunywa inzoga zirenze igipimo bitera indwara izwi nka cirrhose, amaherezo ikazabyara kanseri. Nyamara kandi mu bimera turya harimo ibifite ubushobozi bwo kuturinda kanseri y'umwijima no kugabanya ibyago byo kuba twayirwara. Uyu mwanya tugiye kugaruka ku byo kurya by'ingenzi bishinzwe kurwanya kanseri y'umwijima. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ni kenshi bakubwiye ko ubuzima bwiza ari bwo butunzi nyakuri. Udafite ubutunzi bwiza nubwo waba utunze urufito rwinshi rw'impiya cyangwa utunze imiturirwa ntibyakubuza kurara uri kuraguriza uburyamo. Mu gihe mayibobo ifite ubuzima bwiza yaryama munsi y'iteme igasinzira neza cyane. Igishoro ni ubuzima buzira umuze gusa. Ibi abantu hafi ya bose barabizi, ariko icyo batazi ni uko bakubahiriza amahame agenga ubuzima bwabo. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza ibyo kurya birusha ibindi kurwanya kanseri y'umwijima. Ku mwanya wa mbere hari karoti. Muri karoti dusangamo glutathione, kikaba ikinyabutabire nyamukuru mu gusukura umubiri wacu, gikuramo ibiwuhumanya bishobora no kubyara kanseri. Uretse ibyo rero, zinarimo beta carotene zizwiho nazo gufasha umwijima gukora neza no kuwurinda. Karoti ziriwe neza n'iziriwe ari mbisi, wazihekenya cyangwa ukazirya muri salade. Ku mwanya wa kabiri hari beterave. Kimwe na karoti, beterave nazo zibarirwa mu mikorere myiza y'umwijima no kuwurinda kanseri. Zikungahaye kuri glutathione, zinarimo kandi flavonoide nazo zifasha umwijima gukora neza. Kurya beterave cyangwa kunywa umutobe wazo buri munsi igihe cyose ubishoboye ni ingenzi. Ku mwanya wa gatatu hari imbuto zo mu bwoko bwa citrus fruits. Izi mbuto zirimo amoko menshi, muri yo twavuga amacunga, indimu, pamplemousse, mandarine n'izindi zinyuranye. Izi mbuto zizwiho kuba zikungahaye kuri vitamini C, ikaba nayo iri mu bya mbere byongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi rero ku mwijima biwufasha gutunganya ibyara uburozi mu mubiri ku buryo bisohoka vuba mu mubiri binyuze mu nkari. Icyakora abarwaye igifu bakwiriye kurya nkeya cyane kuko zishobora kubamerera nabi. Ku mwanya wa kane hari inyanya. Inyanya nazo zikungahaye kuri glutathione. Iyi twabonye ko ifasha mu gusohora imyanda no gusukura umwijima. Mu nyanya kandi dusangamo lycopene, hari iziha ibara ritukura, ikaba ingenzi mu guhangana na kanseri zinyuranye, harimo iy'umwijima, prostate, ibihaha n'igifu. Kuzirya neza ni ukuzihekenya cyangwa ukazirya muri salade. Uhisemo kuziteka ni byiza kuzikatira ku byo kurya bihiye. Ku
mwanya wa gatanu hari amashu. Nubwo amashu ari mu mboga abantu basuzugura, nyamara muri yo dusangamo ibinyabutabire bya isotisiyanate bikomoka kuri glikozinate, bikaba rero bizwiho gusukura umwijima bikuramo uburozi bubyara kanseri. Aya nayo ntatekwa, ibyiza ni ukuyarya muri salade. Amashu kandi ni isoko nziza ya vitamini K. Ku mwanya wa gatandatu hari ikinzari. Ikinzari abandi bita turmeric, nacyo kiri mu byo kurya byitwa ibirungo. Ni ingenzi mu gusukura umwijima, gifasha mu gusohora ibitera kanseri biba byinjiye mu mubiri wacu binyuze mu byo turya. Ibi rero bikarinda umwijima kuba wagerwaho n'ibyo bitera kanseri. Ku mwanya wa karindwi hari avoka. Uko umwijima ugenda utunganya ibinure, ushobora naho kubigenderamo ukangirika. Ibi ni byo bita cirrhose, ishobora kubyara kanseri y'umwijima. Avoka rero nubwo nazo zirimo ibinure, ariko ni ibinure byiza bizwi nka monosaturated fats, byo aho kwangiza umwijima bikaba biwufasha kwisana nyuma yo kwangizwa n'ibinure bindi. Ibi rero bikaba biwurinda kanseri. Si ibyo gusa, kuko avoka ziri no mu mbuto zitarimo isukari nyinshi. Ku mwanya wa munani hari pome. Muri pome dusangamo pectine. Iyi pectine iboneka mu gishishwa cya pome, ifasha mu gusohora imyanda n'uburozi mu rwungano ngogozi. Ibi bituma umwijima utaza kunanirwa mu gutunganya no gusohora imyanda, kuko biba byasukuriwe mu gifu. Pome kandi zikungaye kuri fibre, zikaba zifasha umwijima mu gusohora uburozi n'imyanda ikorwa mu gihe cyo gusukura umubiri. Ku mwanya wa 9 hari tungurusumu. Impumuro ya tungurusumu iterwa nuko zirimo umunyungugu wa soufre. Uyu munyungugu utuma enzyme zo mu mwijima zikorana ingufu mu gusohora uburozi. Muri tungurusumu kandi dusanga maricine na selenium, byombi bizwiho gusukura umwijima. Ibyiza ni ukuzirya mu biryo ari mbisi, ukazikatira mu byo kurya, ukazirya iminsi 3 cyangwa iminsi 4 mu cyumweru. Ntabwo ukwiriye kurenza iyi minsi. Ku mwanya wa 10 hari imboga rwatsi. Izi mboga zirimo amoko menshi: imbogeri, imbwija, imiriri, idodo, epinari n'izindi zibamo chlorophylle, ari iziha ibara ry'icyatsi, naho mu mubiri wacu ikagira uruhare mu ikorwa ry'indurwe yo mu mwijima. Si ibyo gusa ikora, kuko inafasha mu kuringaniza ibinyabutabire no guca intege uburozi buturuka ku miti yica udukoko, bityo bigafasha mu kurinda umwijima ko wajya mu burozi. Icyitonderwa: nubwo tuvuze ibiribwa 10 gusa, nyamara si ibyo gusa birwanya kanseri y'umwijima, ahubwo twaguhitiyemo ibyoroshye kuboneka kandi bizwiho kugira imbaraga kurenza ibindi. Ikindi kandi, ku mugore utwite, wonsa ndetse n'umuntu ufite ubundi burwayi buhoraho, ni byiza kubanza kugisha inama muganga mbere yo kugira ibyo kurya. Fata ku bwinshi cyangwa agabanya, ndetse na mbere yo gufata inyunganiramirire izo arizo zose. Ariko mukazirikana cyane cyane kubahiriza gahunda mu mirire n'iminywere igihe mushaka gukira neza indwara ziba zahaze. Iyo gahunda igizwe no kurya 2 ku munsi gusa, mu gitondo no ku manywa. Ibya nijoro ukabiharira abakumbuye kurwara n'abashaka gucudika n'indwara z'impezamajyo. Ibanga ry'ubuzima bwiza ni ukurya ibyo kurya bizima, kubirira igihe, cyane cyane mwirinda kurya nijoro. Iyo mwateye intambwe mucukubiri n'indwara ibihumbagiza zajyaga kubafata mu gakanu. Umuhanga w'ubuzima yiyiriza ubusa buri munsi, kandi kubigeraho birashoboka wimenyereje kujya urya mu gitondo no ku manywa gusa, ugakora ibishoboka byose, ukararana inzara idakabije. Iri ni ryo banga ry'abacurabwenge mu by'ubuzima bw'inziramuze. Gira ibanga ryo kugira ubuzima buzira umuze, ukabaho uri muzima kugeza igihe uzarenzerezwaho igitaka. Maze Imana imugenera gukora iminsi 6, imugenera kurya 2 ku munsi, nubwo buno yihaye kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro. Ijoro ryari ryaragenewe gusinzira, none umuntu yarigize iryo kurya, byabaye ingorane yo gutuma mu gitondo abantu babyukana umutima mubi, kudashaka kuvuga, kudashaka gukora, kudashaka kurya, kubiha mu kanwa, bitewe no kurangiza kurya ajya kuryama, kandi nabwo ari ibyo kurya by'amoko mabi.
bashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.